Imana yaremye ijuru n'isi. Uzicuza rero impamvu yakujyanye mu rusengero kandi wowe udashaka kwihana. Kandi wowe uri mu rusengero wishemo nawe uzicuza impamvu ukora ibyaha ukisha mu rusengero kuko Imana yacu irafuha. Igihe cyarageze rero dayimoni cyubahiro arambwira ngo hakana iryo zina ntari naguterera muri uyu muriro. Naramusubije nti muri uyu muriro harimo abarozi n'abajura n'abanywi b'inzoga aribo basinzi. Ndavuga ni muri ibyo byaha mwabashiriye muri uyu muriro jewe ntabwo nigeze mbikora. Dayimoni cyubahiro yagize umujinya ese afata umwambaro we arawutanyaguza cyane ababaye. Inkovu afite kuri uwo mubiri wiwe nizabera b'Imana bari hano ku isi bamwicisha. Iyo usitaye ukavuga ngo mu izina rya Yesu uba wohereje inkota ikuzimu igakubita ku mubiri uwo mudayimoni. Iyo ukoze icyo ari cyo cyose ukavuga izina rya Yesu uba wohereje inkota ikuzimu igakubita ku bere ry'uwo mudayimoni hanyuma ukahasiga igisebe. Birababaje cyane rero kuba waramuremye inkovu 5 cyangwa zirenga, ejo wagira umwaka ugapfa utihanye ukibona ikuzimu. Nugerayo utarihanye azakwereka za nkovu wamwicishije ukiri hano ku isi, nuwagera uzakubitwa akurega za nkovu ndetse uzaba mu mubabaro udashira. Nakugira inama yo gukurikira Imana yaremye ijuru n'isi kuko iyi Mana ari itanga amahoro, iyi Mana ni inezeza abayikurikiye kandi kubana ni Imana mu ijuru no kwiteganyiriza. Igihe cyarageze rero arambwira ngo ngwino nje kuguha amafaranga menshi ayo ushaka nkuko Imana y'iki gihugu yabivuze. Twaragiye tugera ahantu batangira amafaranga. Aho twari turi naho batangira amafaranga hari hatandukanye. Hari urupangu rurerure cyane rero ruhatandukanya. Bahise bafungura porotayi turinjira. Hirya muri urwo rupangu twahasanze izindi ngabo z'abadayimoni zigenda nk'abantu. Hari rero abashinzwe gutanga amafaranga, numva bahamagaye uwitwa Rushinga Majosi na Rudakangwa ibyo barababwira ngo mwihute mu biro muzane ameza manini kibuga. Bahise barayazana bayashyiraho ngaho. Ayo meza yari manini cyane kandi magari. Bazana n'amasanduku 2 yitwa mari hano ku isi naho zibaho. Bahise bazana intebe 2 za plastike z'imyeru bazishyira impande. Bahise bazana ikayi nini ndetse n'ikaramu nabyo babishyira kuri ya meza. Igihe kigeze rero nibwo hahise hamanuka abagabo 2 baturutse hano ku isi. Abo bagabo bari bambaye amakanzu n'ibitambara byitwa ibiremba mu mutwe. Hano ku isi hari ukuntu bambara bagasigaza amaso gusa. Hanyuma bari bafite mbese ibikapu by'imikara mu ntoki. Bakigeraho umudayimoni witwa Nyirabwibone yahise yihuta cyane arababwira ati karibu muri iki gihugu cyacu. Bahise babakiriza za ntebe barababwira ngo karibu ni mwicare. Bahise bicara. Nyirabwibone yahise ajya mu biro, mbona afashe shenetre ayambaye mu muhogo. Uko yayambaraga nabonaga ari inzoka ari kwambara. Yafashe indi nzoka yambara hano mu kaboko, iyindi ayishyira mu kaguru kamwe. Nyuma yambaye ijipo ngufi hanyuma isatuye inyuma. Waramurebaga ukareba urukureba umwambaro wo munsi. Nyirabwibone rero yafashe ijage ajya kudaha amaraso y'abantu, afata amaveri cyangwa se ibikombe ashyiramo amaraso y'abantu, ajyanira babagabo uko ari 2. Numva arababwiye ngo nimwakira icyayi munywe. Abagabo barafashe baranywa. Bakimara kunywa bahise bagira ibyuya byinshi cyane, hanyuma bakuramo bya bitambara byitwa ibiremba bari bafite mu mitwe. Barangije barihanaguza ibyuya byari byinshi mu maso yabo. Bakimara rero
guhanagura ibyo byuya. Abari bashinzwe gutanga ayo mafaranga bahise bafungura isanduku ya mbere, mbona igizwe n'inoti za 5 amafaranga yacu y'amanyarwanda. Hanyuma bafunguye ya kabiri mbona yuzuyemo amadolari agizwe na $100 gusa. Igihe cyarageze babara amafaranga buzuza y'ameza. Hanyuma mbona abagabo bahise bahaguruka baragenda bafata ikayi yari ngaho ku meza. Hanyuma sinzi ibintu banditse mu barangije barasinya. Hanyuma bemererwa gufata ya mafaranga bamaze kubara bashize aho ngaho ku meza. Hanyuma rero numva barababwiye ngo ngaho ni mugende. Abo babikoze icyo rero bigaragare ko bo atari abashyitsi muri icyo gihugu ahubwo bari abasangwa. Igihe cyarageze babara andi mafaranga, hahita haza abandi bagabo babiri babakiriza za ntebe. Umwe yaricaye biremera, uwa kabiri agiye kwicara Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo bimuza mu ntoki. Bikimugera mu ntoki, intebe yahise isimbuka imukubita hasi. Muri iyo ntebe havugiraga mu ijwi rivuga ngo, wowe ko usenga Imana yaremye ijuru n'isi, niki kiguteye kuza muri iki gihugu cyacu? Yahise avuga n'ijwi rirenga ngo, nimumbabarira sinzasubira mu rusengero. Hanyuma ijwi rivugira muri iyo ntebe ngo, wowe turi abanzi sinzi kikohereje muri iki gihugu. Aravuga ngo mumbabarire sinzasubirayo. Bahise bazana ikayi n'ikaramu baramubwira ngo andika usinye kutazasubirayo. Yahise yandika arasinya, hanyuma intebe irabona iratuza. Bakomeje rero kumukurikirana bamubaza impamvu yageze muri icyo gihugu kandi asenga Imana yaremye ijuru n'isi. Baramubazaga ngo niki kiguteye kuza muri iki gihugu? Arabasubiza ngo njyewe nje gushaka amafaranga muri iki gihugu kuko ku isi viziyo yadusize. Baramubwira ngo iwo Yesu wanyu nta mafaranga agira, kuki utategereje amasezerano? Arabasubiza ngo twewe twaje kwicira inzira kuko amasezerano ari gutinda. Baramubwira ngo urifuza amafaranga angahe? Arabasubiza ngo ndifuza miliyoni 60. Baramubaza ngo ufite ingwate yayo mafaranga? Arabasubiza ngo ndabaha murumuna wanjye. Hanyuma uwamubazaga yahise avuga ngo ntabwo tumushaka, turi kubona wowe ufite urugo n'abana, turashaka umwana wawe w'imfura. Bakimara kubimubwira yahise yiyubikaho umutwe abitekerezaho. Numva baramubwiye ngo ubitekerezaho, utabitekerezaho uramuduha, kuko nutamuduha twebwe turagufungira muri iki gihugu kuko ntabwo twaguhamagaye. Hanyuma ahita avuga ngo aho kugira ngo mfungirwe muri iki gihugu cy'Ikuzimu nemeye kumutanga. Bahise bamuzanira ikayi baramubwira ngo andika amazina y'uwo mwana yombi maze uvuge ko umutanzeho ingwate ya miliyoni 60 mu gihugu cy'Ikuzimu, nurangiza usinye. Yarabikoze arangije arasinya. Mu minota bahise bambara y'amafaranga, we bakomeza kumukurikirana. Tukiraho nasabaga abari kunyumva kunyurwa nuko bahagaze, kuko nutanyurwa uzaganyira abantu bakorana n'Ikuzimu usange wibonye Ikuzimu, kandi Imana yo mu ijuru iyo uyikurikiye ibyo iguha bibonekamo umugisha. Nyurwa nuko uhagaze kuko Ikuzimu nta migambi nta n'imirimo. Nagusabaga rero kunyurwa nuko uhagaze, uburara Imana yo mu ijuru zitwa Imana, wambara neza zitwa Imana, kandi wambara ubusa Imana yacu zitwa Imana ishoboye byose.
uwo mugabo rero bakomeje kumukurikirana baramubaza ngo aya mafaranga uzayakoza iki? Yarabasubije ngo ngewe nshaka kugera ku isi nkubaka amazu hirya no hino ndetse nkaguramo n'ikinyabiziga. Baramubwira ngo ibyo nibyo koko uzubaka amazu aho ushaka? Umugabo ahita avuga ngo ndi gushaka n'icyubahiro, aho nzagera hose mu makaritsiye bajya bansuhuzanya amaboko abiri. Bahise bamubwira ngo koko nugera ku isi uzubaka amazu aho ushaka, ariko aya mafaranga yacu afite kondisiyo. Baramubwira ngo tega ugutwi, aya mafaranga yacu wo tuyahaye agendera kuri kondisiyo z'iki gihugu. Baramubwira ngo uzubaka amazu meza, ariko wowe n'umugore wawe birabujijwe kuzaziraramo. Baramubwira ngo hari inzu nziza uzubaka uzashiramo ibyumba ushaka, ariko hari icyumba kimwe uzubaka uzagishiramo amakaro amarangi ushaka. Icyo cyumba birabujijwe umugore n'abana kuzagikandagiramo, keretse wowe natwe nitwe tuzajya duhuriramo turi gukoreramo inama y'ibyo twakora. Baramubwira ngo birabujijwe cyane kwambaramo ipantaro nziza, birabujijwe cyane kujyamo inyama nziza, birabujijwe cyane kunywamo inzoga nziza ngo usinde, kuko wamara gusinda ukamena amabanga y'iki gihugu. Tukiri aho abari kunyumva, nashakaga kugira ngo mbabwire ko kunywa inzoga ugasinda ikuzimu bazakwanga, n'ijuru bazakwanga. Nabasabaga kwihana mumaramaje mutanywa inzoga mwihishe, hanyuma ngo muje mu itorero ry'Imana yaremye ijuru n'isi, kuko icyo gihe uzaba uri kubikora uzababaza Imana, kandi n'ikuzimu ntabwo uzajyayo ngo uboneyo ibyicaro, kuko nabo banga abasinzi. Hanyuma igihe cyarageze baramubwira ngo birabujijwe kujyamo inyama nziza, kuko muri iki gihugu dufitemo inyama. Birabujijwe cyane kubwira umugore aho wakuye aya mafaranga, kuko ni indondogozi. Yahise avuga ngo none niki cyatuma ntamubwira? Yavuga ko aya mafaranga nayakuye he? Baramubwira ngo reka tuguhereze ikintu kizatuma batamenya ko ukorana n'ikuzimu. Bahise bamuhereza umuti, baramubwira ngo nugera ku isi mukaryama, saa sita z'ijoro amaze gusinzira, ujye umusiga uyu muti mu maso, uzaba umukuyemo umutima, ujyane mu gitsisi cy'intoki, hanyuma nimo uzaba umubitse. Nurangiza uzajya uza muri iki gihugu cy'ikuzimu ukora ibyo ukora, hanyuma nuzamuka uzasubira ukure bya bindi washize munsi y'intoki ubimisige mu maso. Ugeze ku buriri azahita yicura, hanyuma ntazamenya ibyabaye. Tukiraho kandi abanyumva, mushobora kubana muri babiri, umwe agakorana n'ikuzimu undi ntabimenye, kubera imiti baba bafite bagusiga uramutse ubonye ibitotsi ukagendera ko. Noneho igihe bashakiye nicyo bagukangurira. Nagusabaga gusenga Imana iyo mwijira ifite imbaraga, y'Imana izamenagura ibitavuga Imana akariyo ukurikira. Hanyuma baramubwiye ngo utegetswe noneho kuguramo amakabutura akariyo uzajya ukunda kwambara. Birabujijwe cyane kuguriramo umugore igitenge cyiza, ntukambaremo urukweto rwiza, ujye ukunda kwambara kamambiri cyangwa se bote. Ibyo nibyo bigukwiriye, niwumva uzabishobora tuzakorana. Baramubwira ngo utegetswe kugera ku isi ukajya mu itorero ry'Imana yaremye ijuru n'isi, wahagera ugatezamo ubusambanyi ku rubyiruko no ku bagore